nanjye wumva icyaha ntareka imbere y'Imana kandi nayo irabizi gusambana biragoye kubireka ahubwo se wambomoje uzi umushyukwe magaze izina ry'Imana rwo abantu mudukugiye umuntu ari muri pisine maranye nk'icyumweru anabatirijwe nabonaga ibicupa bya primus biteretse nkumva icyaka kiraya warumara primus nka rugoto ese ubundi abantu akubundi reka nkubaze umuntu batiza indaya ngiyi yako yumvuza amagambo akomeye tundeba ukoresheje ndiko harya bitwa ngo iki indangamirwa se oyejo bundi afande Rutikanga yaravuze ati ni ibyomanzi utekereza ko agera ku rwego rwo kwijyana muri pisine ikarahira igatsinsura igasisoza kwitabireka baba barakubitanye gute akimara kumusuka amazi mu mutwe yese amuhaye amazi asomaho hanyuma amusaba kuza gukora nayo ibyo ari buze gukora maze bahuza ururimi inshuro 3 zose ahubwo ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose mugende mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo nagize gute nababwiye byose ngaba abantu basanzwe mu mahanga yose barangije barigishwa baza bameze nka ba DJ Brian baza bameze nka ba Jackie baza bameze nk'abo ngabo baza bameze n'abandi bose uyu se yarigishijwe batigishwa kuvuga ngo mvuye kubatizwa babamubatije satarigishijwe aba rero niba bandi baza muri comment ngo pastor wacu muramudushakaye nk'ubu yagiye kubatiza uyu muntu koko hatarire Yesu yatumye bamuza nese baramuzaniye ngo mutubaritirize byanze bikunze hari ahantu mwakuri ahantu muhurira aba nibo bagaruka wumva ukuntu abantu baza gusebya umurimo w'Imana iyo tuvuga ngo abantu basebya umurimo w'Imana aha nibo bagaruka nyine nk'iyi ndaya ubu yuhuye nayo birangira ikubomoje nk'ukuri kubisaba nyine Bibiri bavugaho iravuga ngo mwabafarisayo b'indyaryamwe muhagarara mu marembo mukabuza n'abinjira kwinjira ngo ahubwo mukirwa muzerera mu misozi hirya no hino ngo mushaka abantu bakemera idini yanyu y'ibinyoma ngo naho mubaboneye mukabagira inkubye kabiri abana ba Gehenomu nese ibaze nk'uyu nguyu uyu mukristo wabatijwe akavuga ati ni Imana irabizi ese ubwo Imana yarenza hiki ese mu bintu yigishijwe ko arinda kujya kuvuga ngo ni Imana irabizi ubyo yigishijwe ibyo ngibyo nabyo birimo ubwo mu byo bamuhaye bambwiye ati nta kibazo Imana irabizi icyaha utareka n'icyo ubusambanyi aba ba Ernest bafataga ba DJ Brian bakabatiza na ba Jack uraroha mu mazi mu masegonda umuntu uramuja komenya ya mazi abarimo n'ikibazo cy'ubusambanyi Jack yo ntiyaje avuga ati yavuga ati nyavuye we aha Imana igumugisha be bless ni niki ahubwo iryo ni hishurirwa ugize ni ikimenyetso cyerekana ko izi pisine babajandika mwabagore mwe namwe mutaza ku murongo ngo mubivuge no kumugaragara ikimenyimenyi nuko yo muvuyemo musara bagabo mwitondera bagabo ubwo bore banyu bahimbawe ngo bagiye kubabatiza ikimenyimenyi nuko izi pisine bazizamukamo sha ebana babatijwe koko chamenya baba menya muba mubatijwe pe baba batijwe kabisa murababatiza nange ndabibona na muri Kigali mugiye kuzabona imifiniko iva ku cyo bita amabanganuka noneho nibwo muzishira bwati roba bya bintu mwatubwiraga twajyaga tuba twajya twabagarukira isigiye gupfundura umunuko nibwo mugiye kuzabona icyo bita umunuko imibatizo ni myinshi bro kandi siko bagafata umuntu w'umugabo bakamugira inzererezi mwana neza urabona bataramurangije kuko batiza baturuza rero pa uruhagurukana ugenda ubu hari umugore uvayo kubatizwa cyangwa umugabo bakimara kumubatiza guhera ku wa mbere urugo induru ya buri munsi ndashira kati ko nari nabatijwe mapfa kubatizwa ibyo birabareba nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 30 23 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp
ndagusuje kandi ndagushimiye wowe dukurikiye kuri iyi channel. Ni byagaciro kumenya cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndi kumwe na Prince Robert, umuhungu w'Imana, abanyarwanda n'abarundi n'abandi bose bumva ururimi. Ndagusuje nyakugira Imana. Nanjye ndakwikirisha umeze ute? Shima Imana ni ukuri. Nanjye meze neza. Abona ari amahoro. Ya nanjye meze bon. Yego. Bandi kunyuza amakuru. Maso yanjye ngo ngende ndebe uko imihanda yiriwe. Abantu utuntu n'utundi. Hari utuntu n'utundi. Mu kanya hari akantu twari turimo tuganiraho. Ariko reka bamugana ariko tunaheraho no utuntu n'utundi. Yego. Hano mu bishop rwose ngo ari kwimeka mugenzi we. Afite ukuntu bahuje indimi. Atari iz'umwuka ariko. Atari z'umubiri. Reka abantu wenda abantu nabo baze kumva ibi bintu. Ni akantu kakozwe no umuhungu ufite niba ari channel ni Facebook ari. Sinzi njya mubona afite page yitwa niba ari Sumugari. Akagira utuntu nabonye tujye kuba mu bwenge ukuntu. Yego. Sigaye nkunda kudukurikira. Hariho naho niho twagakuye. Reka abantu babyumve noneho bagiye bavuga ati ariko si ni ibiki. Harya ubu umuntu ntabwo yagashyira kuri channel kabanza. Turaza kureba ko umuntu yagashyira. Niba kataduteza ibibazo. Bishop Ogunusi yararimo gukora umugenzo wo kwimika umubishop mushyashya, hanyuma baza gukora igikorwa cyo guhuza ururimi. Hari ibintu bigenda bibera mu madini ukaba wabitekerezaho cyangwa ukabishakira igisobanuro ukakibura. Ogunusi ni umubishop wo muri Nigeria. Mu gihe yararimo kwimika uyu musore yarabanje mumena amazi inshuro 3 mu mutwe. Akimara kumusuka amazi mu mutwe yahise amuha ayo mazi asomaho, hanyuma amusaba kuza gukorana nayo ibyo ari buze gukora, maze bahuza ururimi inshuro 3 zose. Iyi video ikimara kugera ku mbuga nkoranyambaga, abantu base batangira kwataka Bishop Ogunusi bamubaza ibintu yakoraga ni ibiki, nabaza kuvuga ko byanditse ariko ntabwo yize avuga ahantu byanditse. Rega ababireba nta bitandukanye no gusomana. Nta birebye ndumira. Si ibintu mwuka byara mu Bishop. Ahubwo ejo bundi hari kandi kantu nabonye. Uri kumva? Yego. Kangaguhe kuri WhatsApp nako ugashiro nagashyize kuri status mubyara ambwa ati ibintu waretse kubishyira ku ntuzo sibyo? Yari koreka nkaguhe ako ngako ko umukobwa ubwo ni Jackie wa kabiri. Nasi wenda ebuka mu gihe uri kukanyoherereza. Uyu mu bishop ibintu yakoze buriya ngo byanditse muri Bibiliya nubwo atavuze aho byanditse aho ku munwa si kwa Elisa. Si kwa Elisa ururimi ku rurimi si byo bakoresha barongora abagore b'abandi mu nsengero. Kwiriya ngo niba Elisa niba rinde ngo yazuye umwana w'umupfakazi yamwubaraye hejuru bakubyo baringaniza igitsina n'umunwa byose bikaringanira. Akomenya n'ibitsina ubwo bikorana aho basha none deliverance. Nta wundi wabonye wagiye mu rusengero ndaza kukabashyirira abantu badukurikiye. Ngo ari kukuramo amadayimoni genda agasoma yasoza akaza agajijisha agaciraza kongera agasubirayo. Ari umugore w'abandi ari gusoma. Gari kumukuramo abadayimoni. Kandi mutagira ngo ni hari abibera. Ina i Kigali birahaba. Ina i Kigali biraba. Ese ubundi abantu akubundi reka nkubaze. Umuntu batiza indaya nkiyi. Yako kuyumbuza amagambo akomeye tundeba. Oya mukoresheje. Ndiko. Harya bitwa ngo iki? Indangamirwa se? Oye ejo bundi afande Rutikanga yaravuze ati ni ibyomanzi urukumva. Ni ibibandi nibigegera. Indangamirwa nkingi. Utekereza ko agera ku rwego rwo kwijyana muri piscine ikarahira igatsinsura igasisoza kwitabireka baba barakubitanye gute ko umuntu asa n'icyakora. Mwebwe hari igihe mureba indangamirwa ni mureba uwayirangamiye. Hako muri ibi ni bigezweho byo kubatiza abantu badafite ariko hagakinnye ko nkaguhaye cyangwa dushaka ko ese no gushaka ko reka bamugane tubanze tugakina. Banze ugakina.
njyewe mbi icyaha ntareka imbere y'Imana kandi nayo irabizi gusambana biragoye kubireka ahubwo se wambomoje uzi umushyi ukwemagaze izina ry'Imana n'ubwo abantu mudukurikiye umuntu ari muri pisine maranye nk'icyumweru hano abatirijwe nabonaga ibicupa bya pirimusi biteretse nkarumva icyaka kiraya warumara pirimusi nkarugotomera mbere abonye uwo mutipe warimo gusukura hariya nuza ariko ujyayo gutomera nkabona mukubita amaso n'umugara mbati basi wansomeje wo basi nyine mani ibintu yagatwizanye mu bizagorana njyewe nari ubwo kera nanywaga inzoga byaje kurangira nzinyweye ariko aho nazinywereye wagira ngo mani ni nk'ubuki mba ndi kurya bro ubwo se turenzeho iki uvuye kubatizwa Christophe nyitaba niba mubatije ni Christophe amubatije Christophe wahe wa Kicukiro kandi se yamubatije bahuriye he vasha nanjye ubwo nicyo kibazo mba ndi kwiba ku buryo umuntu amubatiza agisohoka mu mazi aho ngaho interview agatanga ati bo batarava aho ngaho batarava bakira aho ngaho akaba ati ubwo tubona nari mfite icyaka tinumvaga ntabwo uri muntu yabwiye umunyamakuru ati ubundi wowe bimeze bite ko pasiteri navuye atambomoje wanyibomoreje kumva ako ivu manzi usomere Matayo 28 umurongo wa 20 yisome ntacyo Bibiliya iravuze ngo Yesu yategetse abigishwa be avuga ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose mugende mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo nagize gute nababwiye byose ngaba abantu basanzwe mu mahanga yose barangije barigishwa baza bameze nka ba DJ Brian baza bameze nka ba Jackie baza bameze nk'abo ngabo baza bameze n'abandi bose uyu se yarigishijwe atigishwa kuvuga ngo mvuye kubatizwa babamubatije atarigishijwe none se uyu bimitse bamwimitse bataramutoje narageza mukazano kuri zabo ngo mufita hari igihe umuntu akora nk'ikiganiro ejo nabona nakoze ikiganiro ndavuga ni imihango yo kuzinya amatoroshi abantu bari mu rusengero ni imihango iri mu bikorwa biri satani kuzinya amatoroshi cyangwa gucana amatoroshi gucana amatoroshi bamaje kuzinya amatara nabasobanurire uzi comment nguri igicucu ubwo n'abarundi nguri ikijuju abanyarwanda uri ikigoryi ngeze ndi ikigoryi urantunze wowe uri kumva abantu bitandukanyije n'ubwenge ngo ubwo se ngo nzimishe ngo amatara ngo iwanjye barakubwira ko ari ibintu bikorwa mu birori uri kumva bihamagara ubugingo bw'abantu benshi umuntu agahita wumva ubwenge bw'abantu ukuntu bwatakaye agaye ngo ubwo ngo se ngo nzimishe amatara iwanjye nyine se ubwo ibyo bihuriye n'ibyo tukubwiye aba rero niba abandi baza muri komenti ngo pasiteri wacu muramudushakaye nk'ubu yagiye kubatiza uyu muntu koko hatarire Yesu yatumye bamuza nese baramuzaniye ngo mutubaritirize byanze bikunze hari ahantu mwakuri ahantu muhurira aba nibo bagaruka wumva ukuntu abantu baza gusebya umurimo w'Imana iyo tuvuga ngo abantu basebya umurimo w'Imana aha nibo bagaruka nyine nk'iyi ndaya ubu yuhuye nayo birangira ikubomoje nk'uko uri kubisaba nyine ejo nigaruka ikabati igihe pasiteri ariko ikajya kuri Twitter zabagodifata ati igihe pasiteri cyitwa kanaka nakibonye hege njya mbona abitwa bakimu bari kuza hano ku mbuga nkoranyambaga basoza indaya zikaza ati byagenze gutya na gutya aba nibo batukisha umurimo w'Imana Bibiliya bavugaho iravuga ngo mwabafarisayo b'indyarya muhagarara mu marembo mukabuza n'abinjira kwinjira ngo ahubwo mukirwa muzerera mu misozi hirya no hino ngo mushaka abantu bakemera idini yanyu y'ibinyoma ngo naho mubaboneye mukabagira inkubye kabiri abana ba Gehenomu nese ibaze nk'uyu nguyu uyu mukristo wabatijwe akavuga ati n'Imana irabizi ese ubwo Imana yarenza hiki ese mu bintu yigishijwe ko arinda kujya kuvuga ngo n'Imana irabizi ubyo yigishijwe ibyo ngibyo nabyo birimo ubwo mu byo bamuhaye bambwira ati nta kibazo Imana irabizi icyaha utareka n'icyo ubusambanyi kugera ku rwego bati ngiye nk'inzoga zikambera nk'ubuki twazana rero twavuga ngo mwigizi tuzavuga kugeza ku mwuka wa nyuma kugeza igihe nzahumeka umuntu wese uzasebya ubwami bw'Imana nanjye nzahagarara kuko nabonye nabo mwisi bavuga ati ubwami bwanjye nzabuburanira paka nanjye ubwami bw'Imana nzabuburanira paka erega nagaruye wenyine
aba ba Ernest bafataga ba DJ Brian bakabatiza na ba Jack uraroha mu mazi mu masegonda umuntu ariko menya aya mazi abarimo n'ikibazo cy'ubusambanyi Jack yo ntiyaje avuga ati yavuga ati nyavuyemo we aha Imana igumugisha be bless ni niki ahubwo iryo nihishurirwa ugize ni ikimenyetso cyerekana ko izi pisine babajandikamo mwabagore mwe namwe mutaza ku murongo ngo mubivuge no kumugaragara ikimenyimenyi nuko yo muvuyemo musara bagabo mwitondera abagabo ubwo bore banyu bahimbawe ngo bagiye kubabatiza ikimenyimenyi nuko izi pisine bazizamukamo sha ebana babatijwe koko menya muba mubatijwe pe baba batijwe kabisa murababatiza nanjye ndabibonye kuko ahubuka mu mazi agiye hubuka atari n'Imana irabizi ibaze n'Imana irabizi gusambana biraryoha gusambana ni icyaha nawe yaranyije gusambana biraryoha imwe Niko umuntu ahita asara burundu gusa njye nikundira bari abantu we yaranje ahubwo no yarancekeje ariko wararenze ngo bamujandikaga ari kuyengeza amazi igipimo bati mana mwari primus agiye kuruha wenyine atampaye kandi ngo amazi ngo yawinjiranye mu ikintu yazamukanye mu gihe abandi bajye bazamuka muri Yorodani buzuye umwuka wera hazamuka ikintu cyitwa irari rikomeye ati hazamuka y'ubushyuhe ntago ari irari n'ubushyuhe ubwo ntinye kubivuga ko yabivuze ngo n'ubushyuhe n'icyaka none dukwiye kureba babatijwe dukwiye kureba baba pasiteri kuki mubatiza abantu ho kugira ngo bazamukane umwuka wera Bibiliya yerekana babatijwe ari n'abantu buzuraga umwuka wera batarabatizwa we yerekana reka twemere ko ushobora kubatiza umuntu intama ikananirana ariko si uyu muntu mubatije niba utagira umwuka wera kumenya intama ugiye kubatiza iyo ariyo kuraho nawe ntacyo uri cyo evodega nimukajya mushyigikira amafuti ariko wagira kubwo umuntu ashobora kukwihishamo birashoboka ariko ikiriho cy'inguyu ntabwo yakwihishemo ahubwo wamuhohoteye wowe uramubatiza umubaza yiye cyangwa se suwate wamugana ahubwo wamujyanye ushaka kumubatiza nyine none wamubatije umubatizo wakoze uko Bibiliya yo yerekana ko no ku mubatizo igishushanyo mbonera cy'umubatizo kuri Yorodani hagiyemo abantu b'uburyo bubiri hagiyemo Abisirayeli barambuka baririmba indirimbo z'abazamuka hajyamo Abanyegiputa bagwamo imibatizo mujye mumenya ko imibatizo mu mazi hajyemo abantu babiri abavamo bavuga ati ngewe nuzuye umwuka wera ni igitangaza sinzibagirwa umunsi Yesu yinjiraga muri ngewe ariko hari uvamo bavuga ati ngewe none ubushyuhe bwanyinjiye koko ubushyuhe n'icyaka sibyo abantu aha rero niho twica twatimwe abapasiteri b'i Kigali mwe namwe bantu muri kujya ngo twe ngo muzajyeyo naribi sibyo ariko ku muntu ushobora ntabwo twe tuzareka gusona no kubwira abantu ko ibi bintu ari bibi ariko ibaze pasiteri ubatiza umuntu mu gitondo ku mugoroba agategereje ndasambana sinzabire gusambana ni icyaha uriko hasa abantu aya mazi babatizamo rero akwiye gusengerwa noneho ugiye mfite makuru hari izindi pisine noneho zitari iz'imibatizo ariko zibatizwa kwaje ubu inari pisine abagore basigaye bajyamo b'abakristo mbere yuko tubabona bidumbisa mu rusengero nguyigiyemo wese gahunda irahinduka pisine riminjiyemo utuntu twa ujuju umugore wahindukiraga ko gata ariko nge nikunda abagore bagenzi banjye yampaye timba numva aribo banyesupira numva aribo bankurura ati bari kunkurura uri kumva kandi izo pisine ziri hano mu isi arega ubisi ifite amabanga nuka kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki ryaravuze ngo nta kintu gipfundikiwe nta n'igitwikiriye kitazahishurwa mu minsi y'imperuka mugiye kubona icyo bita udupfundikizo tuva ku bintu mutatekerezaga imifuniko iva ku mabanga y'isanuka
ngo hepseni ngo bapfunduye gake naha muri Kigali mugiye kuzabona imifiniko iva ku cyo bita amabanganuka noneho nibwo muzishira bwati roba bya bintu mwatubwiraga twajyaga tubatuka twajya twabagarukira isi igiye gupfundura umunuko nibwo mugiye kuzabona icyo bita umunuko kandi nahoze nguganiza turi inyuma ya kamera bwati ntukajye uyirebye ifite icyatsi n'ibiti byose inyuma yabyo hari indi y'umukara evo kandi abapfundikiye baba kugati nubwo ari umukara turashaka kuvuga ko ari umweru bura nkunda Scovia muzamubwire ko mufana ndashaka kuzakora ikiganiro mubaza ibibazo 15 azabinsubiza Scovia ndamufana buri muntu afite umuntu afana ngiye Scovia ndamweme ejo Bobo yaramubaje ati ko Scovia uri inshuti na runaka tuhurira hano hagazi wanjye nanjye sinziwe ko yaguhaye ubucerese nanjye naje kumusura ndamwemerera uriya mugore muzamubwiye ko mwemera nashinga idini nzajyayo ariko nashaka kuzamubaza ibibazo 15 azabinsubiza ngewe Scovia nzakora ikiganiro mubaza ibibazo 15 nshaka kumubaza kuko mbona abantu bamuha interview batamubaza neza cyangwa se niba iki kiganiro hari umuntu uzakimuha azakimubwiye ko nshaka kumukoresha interview nkamubaza nk'umunyamakuru kandi akansubiza nk'uko yirirwa abaza abandi hako ndamufana yewega amazi rwose dukwiye kwibazaho ariko rero byo abapasiteri bakwiye kwiga ikintu kimwe ese aba bantu babatiza babishaka nibo babatiza ku gahato kuko bavuga ngo abazemera muzababatiza ikigaragara aba bana bababatiza babahatirije cyangwa babahatirije barabahatiriza kandi Yesu yaravuze ngo bazemera nimuzabashyireho iki agahato none umuntu yaba yemeye akavuma hari nabo babatiza nubwo imibatiza ari iyo bamaze kujandika gusa hari n'abandi babatiza burari imibatizo myinshi icyo bita association kwirinisiya barabahuriza hamwe bamara kubahuriza hamwe bagakorera unification muri bo uri kumva imibatizo rero ni myinshi itandukanye hari uwo bakibatiza bakimubatiza ku wa mbere ushaka kigera umwana w'imfura akabaraciyo tayari hari abo imibatizo buri mu bishop n'umuprofete wese abafite imibatizo hari ababatiza imiryango urushako bana bakaruta barubatiza direct buri muntu wese bamubatiza umubatizo hari nabo babatiza ubutindi bakabati turakubatije kandi nibatinya kuvuga ngo izina rya Data wese n'Umwana n'Umwuka Wera bagashyiraho ngo amen kera twayaga twivugishwa ngo abadayimoni ngo batinya kuvuga izina rya batinya ko ryabarimbura igihe kitageze ariko ntago baritinya bahuye naryo baravuga ngo Yesu Umwana w'Imana duhuriye atinya kumuvuga ubu dufite abantu babatijwe mu butindi basigaye bakarabaza byangendekeye gute kumbi bishop yabatije kera ari gihe bamakaca baza bakababwira ibintu mukagira ngo bari kubabeshya ntago bababeshya imibatizo yabaye myinshi siko umuntu bamubatiza akagita mubatiza uruzerero nka muhungu mwene wacu hejuru cyane ubwo ndi kuvuga uri hajyazerera nka bakoshe barakubatije kwe mu rubatizo uruzerero ko bituruzerero agati faturuzerero umwaka ngagakubise ubura agati none wajya gusambana wenda ari kuzabireka fata ubusambanyi forever birani byo bita kurota inzozi ngo ndasambana ngo n'Imana irabizi najuru ry'abasambanyi ririho ukora icyaha wese n'uwa Satani wowe n'uwakubatije Imana y'amahoro nitabahana kubera ibyo mwakoze izabababarira ni ibintu bibiri imibatizo ni myinshi bro kandi siko bagafata umuntu w'umugabo bakamugira inzererezi mwana neza urabona bataramurangije kukubatiza baturuze rero uruhagurukana ugenda kugumirwa haguruka uhita uguruka ariko narabatijwe batizwa sawa ubu hari umugore uvayo kubatizwa cyangwa umugabo bakimara kumubatiza guhera ku wa mbere urugo induru ya buri munsi nzashira kati ko nari nabatijwe mapfa kubatizwa ibyo birabareba imubatizwe hano Kigali hari imibatizo uri kumva bagukozamo gusa finite rimine abantu bakwiye kwitonda ubatijwe nande ubatirijwe ikisi habaye ikisi nuzugira ngo uyu mwana byarangiye bamurotesheje inzozi mbi
kandi aba ari inyungu z'umupasiteri. Umupasiteri arangije kumubatiza hejuru cyane, buri ranka riba ryazamutse. Uzi kubatiza umuntu agahita avuga ati n'Imana irabizi sinzigera mbireka. Kiri cya kabiri, noneho wagira ngo narakiwe, kandi ari gutaka. Wumva ukuntu abantu batajya bamenya ibintu by'ubugingo, yatatse aravuga ngo shango, kandi ngo sinajyaga nzingwa ngo sinzi ukuntu byagenze. Burashobora kuba kari ibyumba cyangwa n'ahandi hantu ari agapene kazima kagera i Kigali kazinywa none y'abantu. Sigari uwo nabonye ejo bundi bashyizeho bafure. Ngo hagiye kuba igitangaza, baheza umwuka barangije shyingura hejuru cyane, amuterekaho bafure. Si bishop se wanyu? Kandi izi nkuru yeshye ukazizana hano ukavuga ati bishop yahitanye umuntu, bakurangiza nyine. Ariko yamushyizeho bafure aratsindagira paka shize mu mwuka, bari kumukoraho igitangaza. Ntabwo nabonye ejo bundi bari kunywesha nuza peteroli. Nyine ibyo byose ni ibyo abantu baba bavuga bibera muri ayo masinagogi. Ahubwo se turimo tunasoza, ubundi aba bantu baza bashaka kwikirizwa muri ayo masinagogi bitware bate? Ko wasanga uyu mubatizo umuntu agiye avuga ati ndabyemeye ko agiye kubatizwa, akagenda azi ko agiye kubatizwa akava yabatijwe. Icyo kibazo mbaje kirakomeye kuko abantu benshi bakunda kukimbaza ko mukora ibiganiro mukatuburira tugane. Reka mbabwire rero inzira yo kugana. Ko dushobora gukora iki kiganiro umuntu akavuga ati mutwirukanye mu nsengero none tureke gusenga. Reka mbabwire ahantu mutukwiye kugana. Sibyo? Yego. Nahanditse kare kuri status nongera mbasubiremo kuko Yesu yaravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu wajya kwa Data nagize gute namujyanye. Ahantu hambere ho kugana uri kumva buriya Evode. Yego. Umuntu akwiye gushaka. Bibiliya iravuga ngo nkuko imarakazi yahagizwa no gushaka amazi, niko umutima w'umuntu wahagizwa no gushaka ubuntu bw'Imana. Kwicara kuri kamera hano Robert nkaza nkivugishwa utugambo uri kumva tutajyanye n'ijambo ry'Imana nicyo Bibiliya ivuga, sibyo? Icyo ni icyambere ukwiye kumanza kwitonda. Ikindi cya kabiri, ari ikintu nshaka kubwira abantu, naga abapasiteri bose ari babi ntuka generalize. Hari abapasiteri buzuye umwuka wera, sibyo? Ariko mbere yuko uvuga ngo ngiye gukizwa cyangwa no kujya gusenga, manza ukora ubushakashatsi. Ibyo kwicara ngo ubwo ari Rutayisire ubivuze, urukumva ngo ubwo ari Julienne Kabanda ubivuze, ngo ubwo ari ngo Apotre Gitwaza ubivuze, Apotre Gitwaza numwe urukumva, sibyo? Ariko ijambo ry'Imana naryo ni ikindi. Ese ibintu ari kuvuga bijyanye n'ijambo ry'Imana umurike. Nushaka Imana n'umutima wawe wicaye mu cyumba wiherereye, Imana izaguha orientation ahantu wajya kandi uzabonera ubugingo buhoraho. Kuko Imana ifite ukuntu ivugana n'abantu bayo. Yego. Shobora kuvugana nabo nijoro bashyizweho ikakurotesha ikaguhatigana kwa kanaka, sibyo? Wowe ugiye ahantu nta makuru hafite ku cyambere ari amakuru, urumva utarimbutse. Wigeze usenga Imana uyibaze ngo Mana wanyoboye inzira nziza ahantu najya oriente nkareba umukozi wawe. Nubwo kizira guhamiriza abantu. Yego. Nk'abantu baba bashakira agakiza kuri YouTube. Reka mbaye orientation nkange Robert umuntu uzumva bishaka azagende yanarize uri kumva areba abantu bashobora kumufasha. Sibyo? Yego. Mbo uzakurikira umumama witwa Mama Clarisse Kamiri. Sibyo? Ubutumwa bwe bushobora kuzagufasha. Ukurikira umuntu witwa Dabuke Bosiko. Ubutumwa bwe bushobora kuzagufasha. Ukurikira umuntu witwa Masengesho. Ukurikira umuntu witwa Didi. Sibyo? Ukurikira umuntu witwa Shafi n'urugero nyine nguhaye. Bo ukurikire ari undi mutipe nabonye ufite channel yitwa Umurinzi TV. Sibyo? N'aba pasiteri Musisi. Abo bantu uzahite muzabura ugufasha ibyo mu bwami bw'Imana. Yatare. Ndabarangiye. Si warumbaje ngo mbarangire. Yego. Abo bantu uzazenguruka ufata umwanya batikana umve Clarisse uyu Robert yavuze. Niwumva utamwiyumva mushaka Bosco yavuze. Niwumva utamwiyumvamo ushaka witwa Nyirahirwa Jeannette. Niwumva utamwiyumvamo nabo bantu mbahayeho urugero. Sibyo? Yego. Imana ibamugisha. Roba urakoze cyane, reka tugushimire kandi n'abari badukurikirana batubashimire. Ibiganiro byacu naho butaha. Ciao ciao.